gutangira dutangiriye mu ntara ituje kure y'imihanda minini ndetse n'urusaku rw'imijyi. Hari gereza izwi n'abantu bakeya. Gereza yitwaga Nyamabuye. Hari ahantu hubakitse ndetse hari inkuru nyinshi zibabaje, amarira atabonwa n'ibyiringiro byafungiranwe n'imiryango y'icyuma cyangwa se imiryango y'ibyuma. Aho niho hakoreraga umukobwa witwaga Mukamana Clarisse. Clarisse yari afite imyaka 26 ndetse yari akiri mutoya, ariko afite umutwaro uremereye wo kuba umucungagereza. Yarize iby'umutekano ndetse n'amategeko, ariko ntiyigeze yigishwa uko umutima w'umuntu ushobora gutsindwa n'ibyo ubona. Buri munsi yambaraga uniform ye ndetse akayambara neza, akavuga make, kandi abamurebaga bose bamubonagamo umugore ukomeye udakangwa n'amarangamutima agiye atandukanye. Ariko mu by'ukuri Clarisse yari umuntu w'imbere ucecetse cyane, afite agahinda kenshi. Yari yarakuze atagira se, nyina akamurera mu buzima bugoye. Akazi ka gereza kari kamuhaye icyubahiro ndetse n'amafaranga makeya, ariko kamwamburaga ibyishimo byinshi. Umunsi umwe ubwo imvura yagwaga buhoro, bazanye imfungwa nshya yitwaga Habanabakize Samuel. Samuel yari umusore w'imyaka 30, afite umubiri muremure, amaso maremare, mu maso hari harehare uko bigaragara. Ayagaragazaga umunaniro ndetse n'agahinda by'imyaka myinshi. Yari yambaye imyenda y'imfungwa cyangwa se iroza, amaboko ye afunze arimo amapingu. Umutwe wiwe yarawucuritse cyangwa se awucishije make. Muri make yarebaga hasi nk'uwemeye ko isi yamutereranye. Clarisse niwe wari ushinzwe kumwandikisha ndetse no kumujyana mu cyumba cyiwe. Mu gihe yamusabaga amazina yiwe ndetse n'imyaka, Samuel yamurebaga mu maso atikanga, ariko atavuga byinshi. Ijwi rye ryari rito cyane, ryuje ububabare. Nuko nguko Samuel nibwo yongoreye uyu Clarisse ati, nafungiwe icyaha ntakoze. Yabivuze bucece nk'uwamenyereye ko ntawe umwumva cyangwa se ntawumva akababaro kiwe n'ubundi. Yabivuze amwikuraho. Clarisse ntiyasubije, ntiyari yemerewe gutanga ibitekerezo, ariko umutima we warahungabanye cyane. Nuko iminsi yaragiye irisunika, imitima itangira kujya ivugana rimwe na rimwe gake gake. Iminsi yarakomeje. Clarisse yatangiye kubona ko Samuel atandukanye n'abandi bafungwa cyangwa se n'izindi mfungwa zagiye ziza muri iyi gereza. Ntajya mu makimbirane. Uyu niwe musore Clarisse yarimo kwibazaho. Ntiyigeze asuzugura abacungagereza, kandi iyo yaganiraga na Clarisse yamuvugishaga mu cyubahiro kidasanzwe. Ndetse iyo Clarisse yazengurukaga amagereza nijoro, akumva imfungwa zivuga ndetse zisaba cyangwa se zirira, icyumba cya Samuel cyo cyari gituje. Akenshi yamubonaga yicaye ku gitanda, yasomaga Bibiliya yiwe isanzwe isaje, itari nshyashya, cyangwa se yitegereza urumuri rwinjira mu idirishya rito riri hejuru y'icyumba cyiwe. Umunsi umwe Clarisse yamusanze arwaye. Yari afashwe n'umuhangayiko ndetse ukabije cyane. Iki cyari ikintu kibabaje cyane. Clarisse yaramubajije, wenda nubwo yari arenze ku mategeko. Samuel yaramurebye igihe kinini, yamurebye mu maso agahe kanini nyine, aramwitegereza cyane. Arangije aravuga ati kibabazo, ati ikintu kibabaje si gereza, ahubwo ikibabaje ni ukumva waribagiranye, ndetse waribagiranye n'abantu bose wakundaga. Bose barakwibagiwe ndetse nawe warabibagiwe. Ayo magambo yamuciye mu mutima. Kuva uwo munsi baganiraga kenshi ndetse mu magambo make ariko yuzuye ibisobanuro, afite akamaro ndetse n'agaciro kanini. Samuel yamubwiye yuko yafungiwe azira amakosa ya politike atakoze, uko umugore yakundaga
anamubwira uko umugore yakundaga yamusize atabashije kwirwanaho, nuko umuryango we waramwihakanye kubera ko wakozwe n'isoni cyane. Clarisse yaramwumvaga ndetse atanamucira n'urubanza. Ubwo muri ako kanya, muri icyo gihe nibwo urukundo rutemewe mu by'ukuri rwatangiye. Clarisse ntiyigeze yemera ko yakunze imfungwa, yabanje kubyita impuhwe, ariko uko iminsi yagiye yicuma yamenyaga ko atari impuhwe, ndetse atari impuhwe gusa yabaga amufitiye. Iyo yatekerezaga Samweli ari mu kaga, umutima we warababaraga cyane. Iyo yamubonaga amwenyura buhoro, we yumvaga amahoro atigeze amenya, yumvaga ibyishimo bimusaza mu mutima wiwe, akumva impuhwe ziramurenze. Iyo yabaga ari mu rugo, yakomezaga kumutekerezaho akamuteraho agatima. Samweli nawe yari yarabyumvishe, yiyumvaga gutyo nk'uko umukobwa yamwiyumvagamo gutyo. Umunsi umwe yaramubwiye ati, sinshaka kukugora, ariko wowe wanyibukije ko nkiri muzima. Nuko Clarisse ararira. Nuko Clarisse muri iryo joro mu by'ukuri yagaragaje amarangamutima yiwe, nuko amarira ashoka ku matama, ararira ndetse aririra mu maso y'uwo musore Samweli. Yari azi ko urukundo rwabo rudafite ejo hazaza. Amategeko, akazi ke ndetse n'imibereho yarabihakanaga byose. Nuko mu by'ukuri nkanjye urimo kureba iyi nkuru cyangwa se urimo urababwira iyi nkuru, ndimo ndabona itandukaniro cyangwa se itandukana ry'aba bantu. Nuko igihe cy'itandukana ryabo mbona kirekereje. Nuko ya nyuma y'amezi make agera ku 9 hose, haje itegeko riturutse i Kigali mu murwa mukuru, Samweli agomba kwimurirwa muri gereza iri kure cyane, aho atazongera kubona Clarisse. Icyo gihe cyageze vuba ndetse bishoboka. Umunsi wa nyuma Clarisse yaramusuye mu gitondo cya kare. Imvura yari irimo kugwa, ijuru risa niririmo igihu. Bahagaze impande ebyiri z'urukuta rw'icyumba, ntibakoranyeho, ntibahoberanye, ntibanavuze byinshi yewe. Nuko Samweli yaramubwiye ati, niba nzasohoka nyiri muzima nzagushaka, niba nazigera nsohoka nabwo uzamenye yuko wagize umuntu ukunda mu buryo butazigera bwibagirana cyangwa se bubora. Nuko Clarisse ntiyashoboye kuvuga, amarira yamushotse ku matama, nta magambo yari afite yo kuba yavuga. Imiryango yarafungutse, imodoka iragenda, Samweli aragenda burundu. Iherezo ribabaje rero. Clarisse yakomeje akazi ke, akajya aseka gake gake ku kazi, agasubiza amategeko, agacunga imfungwa nk'uko bisanzwe, ariko umutima we wari warapfuye igice, cyangwa se wari warapfuye uruhande rumwe rwari rwaraboze. Niko twabisobanura. Kuva uwo munsi buri gihe yumvishe ijwi ry'urugi rwa gereza rufunga, yibukaga urukundo rwe rwaciwe n'amategeko, rutigeze ruhabwa amahirwe yo kuba icyaha cyemewe. Urukundo rwabo ntirwari rwanditswe mu mategeko, ntirwari rwanditswe, ariko mu by'ukuri rwari rwarabanditse mu mitima yabo itazigera ndetse yibagirana. Mu by'ukuri reka nkushimire kuba wakurikiye kino gice cya mbere cy'inkuru yacu y'urukundo. Niba ushaka igice cya kabiri, kanda like, usige comment muri comment section. Njye wakugezagaho ino nkuru nitwa Gisa the man positive. Aha wayikurikiraga ni kuri Kasugira TV. Mwarakoze cyane kubana n'umuryango wacu, nubwo utaraba mugari, ariko twizera yuko uzakomeza kuba mugari, ugakura, bigiremo uruhare, ukande subscribe kugira ngo inkuru itaha itazagucika. Inkuru nk'izi ngizi nakagaruka hano kuri uyu muyoboro wacu wa Kasugira TV.